kuko icyo gihe bwarakeye tumaje ngo byanze ngo ahantu hose ngo byanze ngo ariko ngo bari kubikora ngo biraza gusubiraho haciye iminsi ngahe ngo badusabye ngo gushyiramo izindi 10,000 ngo ni madolari 10 ngo kugira ngo bari soaringe niba ari iki kuva ubwo narahamutse nimurenganya abantu rero abo mubafashe kumenya niyo mpamvu nicaye imbere y'ikamera ni gute umuntu yibirwa kuri Binance abyumvise nicyo nari ntegereje umuntu yibirwa kuri Binance nyine yes Binance narabivuze ni crypto wallet ni bank okay amafaranga ari kuri bank nta najya okay Binance wabyumvise Binance ni kimwe nkuko yaba ari nubwo nta kinirado ni nkuko yaba ari Ecobank abyumvise yego gusa Ecobank iri physical ubasha kuyireba ukajyana amafaranga ukayashyiraho ukamenya ngo yashyizeho mu gihe Binance iri virtual amafaranga uyashyira kuri Binance rero amafaranga agiye kuri Binance bisubiremo nta hantu ajya ahubwo dore ukuntu byagiye bigenda sawa ku bantu badukurikiye n'abaturage bari hariya mu giturage sibyo nago bazi uko bari bubigenze musaza kandi nose ntubona iyi payi gato kunyura kuri iyi payi abantu bari kumayininga wabuzi ko hari abantu bari kubuzwa amahirwe nuko ibyo bintu byababayeho akavuga ngo ntago ndi bumayininge ibintu ni scam ibintu babinyibiyemo nibyo bateka mutwe nizere ko ari kumva iki kiganiro ndi kugerageza gusobanura sibyo noneho rero ibintu bifata igihe sibyo twaribwe abantu benshi baribwe ngiye kuva icyo gihe nta yindi nongeye kujyamo ko ngewe iyo umpaye link ya scam mbasha kuyibona hari akantu bita ninkavuga abantu bize cyber security barakaza ariko jana kujya muri Google kakandikamo bakita abakire baragenda bazana miliyoni baziherezo bita Charles Ponzi abyumvishe arakora abakire bakunguka bayamuhaye kuko nabo bazanaga abandi bakire rero finaloma Charles Ponzi byageze afunga system akuraho system yabahemberaga uburyo yabahemberaga aratoroka aragenda niyo naho havuye iryo jambo bita ngo ni scam kuri bituruka ku iyo scheme yari yarakoze Charles Ponzi scheme yari abasikama ndabasuje badukurikiye abanya Nigeria nibo bakunda kuvuga ngo ni Ponzi scheme Ponzi scheme rero bituruka ku icyo kintu bita ngo ni iryo jambo ngira ngo Charles Ponzi niwe wabikwirakwije cyane noneho rero twigarukire i Kigali scam ryagenze gute i Kigali bamenye scam bati niho tugeze i Kigali ndabasuhuje muzi scam ikintu cyose wabyumvishe bisubiremo bakubwira ngo abantu mbere gato reka tubanze twamamaze abafatanyabikorwa bacu nkuko bisanzwe rero turi mu kwezi kwa 12 yari umumama muri kuvugana turi mu kwezi kwa 12 ukwezi kwa 12 turimo nkuko bisanzwe ni igihe cyo kuruhuka no kurya amafaranga ko ndi kuvuga kurya amafaranga ukandeba cyane ayo kurya ntayo ufite ahubwo iyi minsi abantu benshi barapfa iminsi mikuru ntabwo ujya uvuga ngo mwigengesera abantu ahubwo uranyibukije ko abantu bapfa cyane muri iyi minsi mikuru mu kugenda mwigengesera rero ntacyo ntago twabuza abagenda kugenda niba abantu bashaka gupfa najya numva abanyarwanda bavuga ngo umuntu uri bupfe ngo niyo wafata nido ngo ukamwarikiramo bwa bugari ngo aranga akapfa ubwo rero reka ubwo ngubwo duhere ku mufatanyabikorwa wa mbere ari we Zeniax akaba ari kampani yonyine mu Rwanda yiyemeje guherekeza no gusigasira ibigwi by'abantu mu gihe wawe yaba yitabye Imana katubivuge gutyo mu gihe yaba aciyeho rero nta yindi kampani yonyine igufasha mu myiteguro yose yo gutegura ishyingurwa ry'uwawe ni Zeniax rero nkuko bisanzwe akaba ari kampani ifite Corobiare igezweho apana ibingibi bafata ya Benz bakayihindura bamwe bafata Benz za Hyundai bakazindura Corobiare indi ni imodoka yo mu bwoko bwa Renault na limousine uri kubyumva akaba ari imodoka nziza yagenewe neza mu mashusho bari kuyibona akaba ari imodoka nziza yagenewe gutwara imibiri y'abatabarutse yego ariko harya ubundi nuko iki umurambo tutakibivuga simbizi ubwo rero
ubwo uko byagenda kose rero navuga ngo hamagara muri Zeniax mu gihe wagize ibyago baguha iyo corobiale, ibintu byose, indabo, imashini, ibintu byose, abakorera amafoto, imikenyero, video, ibintu byose urahamagara muri Zeniax bagufashe. Cyane cyane ko ushobora kubabwira uti ngiye nta ndumva nibabariye nta bindi nshaka gukora, ni mumbwire nangahe kugira ngo event yose irangire. Gusa special yabo ni iriya modoka. Gusa speciality yabo ni corobiale nziza, aho utwara uwa utavuga ngo ni mu mushyingure vuba ngo firigo ngo ibiki. Kubera ko imodoka arimo, kwa ko imodoka arimo ari imodoka yabikorewe nziza y'imvaburayi rwose, nicyo yakorewe, suvuga ngo niyo bamodifiye. Oya, nicyo yakorewe, ni imodoka nziza. So rero ya nimero muri urayifite, ushobora kuhamagara kuri 07 81 11 74 68. Yego baragufasha. 71 68. Ni 74 68. Bamagara muri Zeniax bagufasha. Rero nkuko bisanzwe niba ari uko hari bihereye ko wavuze ngo mu kwa 12 abantu barapfa, ko uyu mwaka ntibapfuye. Sindi kubona ari IP nyinshi cyane. Nta nyinshi zihari, ariko ubanza navuga ngo uracyari mubisi. Nta kibuza abagenda kugenda. Nyuma rero nkuko bisanzwe muri Oxygame babandi bashaka gukina imikino hamwe n'abantu babo, ushaka gufata umupatina wawe, sheri wawe, umugabo wawe, umugore wawe, ushobora gufata inshuti, abana, mukajya muri Oxygame hano Kicukiro centre muri ya etage bamo isoko muri etage ya 4. Yego, muri etage ya 4. Hanyuma ukagenda, ushaka nko kuzinduka mu gitondo cyangwa ukagenda nimugoroba usa n'ugiye muri gym, ukabanza muri gym. Abashaka kwiga karate na gym bihari, warangiza ukajya kwa metere Gasatsi. Warangiza ugahita ujya hirya muri Oxygame ugahita ukina imikino y'icyo bita muri 3 dimension, imikino bakina bambaye ibyo bita VR casque, ugakina umeze nk'umuntu uri kuri tere neza. Nkuko bisanzwe rero nimero ni yayandi uri buhamagare. Urayifite se? Oya, ariko ntago iri kure. Nkuko bisanzwe ushaka kujya muri Oxygame urajya kuri 0782 9 15 51. Hamagare Kashala Gloria ngo kuri YouTube ntago ngo umuntu ngo ari ngombwa ngo asubiremo nimero ngo basubize inyuma. Hari abantu baba batazi umwana ko bisubira inyuma. Subiza inyuma ni 0782 99 15 51. Iroroshye, uhita unayifata mu mutwe. Hanyuma rero 9 15 hanyuma ujyemo bagufashe kugira uwahamagare, hanyuma Gloria arakwitaba agufashe uburyo bagufasha no muri ceremony mu birori, uburyo baza niba bagasetinga abantu bakishima, mukabona abantu bari kurwana bari kugwirirana. Iyo mikino rwose barayiderivaringa, ariko apana abantu baba muri ghetto. Abantu baba muri ghetto nibaze kwigezaho ngo reka bahamagare ngo n'abantu bafite mu rugo hanini, ku buryo babasha guca ikibuga. Kuko urumva niba ukinyemo umukino wa gisirikare hagomba kuboneka ahantu ku buryo hashobora kuboneka ishyamba. Uri kubyumva? Rero rwose ahantu bafite ghetto atabyuka zamufasha ati reka genda na shere wanjye dukinire kuri VR Casque. Oya, bajyayo ntacyo. Ubwo abo ngabo birasaba ko batega bajye Kicukiro. Kugira ngo isoko rya Nyarugenge, ihame rya Kicukiro centre. Bazamuke hejuru muri 4. Hanyuma rero nkuko bisanzwe niba ufite firigo yabaye microonde, ukaba ufite microonde yabaye firigo, byaracurikiranye, cyangwa kwiziniye, ukaba ufite kwizinieri yabaye akabati, cyangwa se televiziyo nayo yanze. Ushaka kumamagara kuri 07 88 60 50 44 nkagufasha. Reka dusoreze muri Gosheni twagiye. Nkuko bisanzwe rero roho nzima mu mubiri muzima. Nukuvuga ngo ahangaha ni mu buvuzi buteye imbere, aho nahandi iri muri Gosheni, ariko apana finance. Ni mu kigo cy'ubuzima bita Gosheni naco. Nacyo cyitwa Gosheni. Ijambo Gosheni ntago ari ryaba abandi gusa. Akaba rero aho ngaho niba ufite indwara zidakira, zimwe umubiri udevelopinga cyangwa zitewe n'imibirire mibi, kanseri, diabete, umuvuduko, hemorrhoide, constipation, umubyibuho ukabije,
ubyumva izo ndwara zose ndetse n'izindi reka nshyireho etc n'izindi nyine nta handi hantu honyine ushobora gukira izo ndwara kandi bakakuvuza imiti idafite ingaruka ku mubiri uretse muri Goshen. Aho nta handi rero bimukiye Kacyiru hano hafi ya library, munsi ya library kuri ya muhanda, ariko ya myunganiramirire ziracyari Sonatube ntibarahava neza. Yego, hari Kacyiru bajyanyeyo bandi bakora massage n'ibiki byose. Tanga nimero rero y'umunutritioniste kugira ngo ubishaka abahamagare abavugishe yumve ukuntu bajya no kugukorera consultation baza mu rugo, batse imodoka bakazana ibikoresho mu rugo, wowe ufite umurwayi utabasha guterura n'ibiki byose baraza bagufashe. Izi ndwara zananiranye hamagare muri Goshen kwa Dr Janet, baragufasha. ni 07 90 23 23 18. ndasubiramo rimwe ibyo. Yego, ni 07 90 23 23 18. Humure TV muraho mumeze neza, nizere ko mwagize umugoroba mwiza, nizere ko mwagize igitondo cyiza, amasaha y'igitondo, nizere ko mwagize amanywa meza ari ku masaha y'amanywa. Nge ndikuzo Emi ndi kuri Humure TV, ngarutse ndi kumwe na Dr Musao. Hanyuma nizere ko abantu bakoze subscribe ntago mwabonye ko twababeshye, mwabonye ko ibyo twabasezeranije byo twabahaye ibigano by'ubwenge. Nawe utarayikora mu ijwi rituje ndakwinginze kora subscribe. Karuganda kwinginze wakoreye Imana ukanga Satani. Wakoreye Imana koko ukanga Satani ugakanda kuri subscribe. Nubwo uri kw'Imana ugashaka n'undi umuntu umwe cyangwa babiri mu muryango wawe usangiza iki kiganiro, ugakorera Imana ukanga Satani. Cyangwa se ukareberera mugenzi wawe mwicaranye ukareba niba yabikoze. Bro, meze neza? Ya, meze neza, uretse ko numva kabeho ari kenshi. Mbaye nka Dismas. Bakuru y'ibyo bakuru harya yajyaga avuga iki harya? Imvaho nshya. Ari akantu yajyaga yabamaza nakunda. Urakazi? Akantu yavuga ngo basomye ibimvaho nimero 1000. None akavuga ngo abasigaye mwese imvaho ibagereho. Mwe basigaye beza umwijenda murayibariza kwa Sebyatsi Eugene. Okay Robe, nizere ko meze neza. Meze neza, ndashima Imana. Nago nza kugutindana rero uyu munsi kubera ko mfite gahunda yihuta. Ariko muri gahunda zihuta Donald Trump sinza kandi kazira mujye mu mwita naka ahita shyiraho exact order, ni harimo n'izi revoking, izikora icyo bita revoke, n'izi revoking ibyemezo Biden yari yarafashe. Cyambere harimo ikibaninga TikTok muri Amerika yarangije kongeraho iminsi 90 kugira ngo babone kuyibaninga. Ubundi yari yabaye banned ku itariki 19 itariki 20 mu bintu bya mbere yasinye. Nakunze na CEO yari yaje muri inauguration, CEO wa TikTok ahita extending iminsi 90. Ariko wala nta kuntu yabakora TikTok muri Amerika gusa. Mu kiganiro cy'ubushize ko nakubwiye ko ibintu byo gushyira economic restriction ku Bushinwa bizaba nka ya namba umuvandimwe yadusezeranyije mu batora. Urabyibuka bivuga? Nakubwiye ni ndakubwiza ukuri bira bintu ngo bya tarifu by'Ubushinwa ngo 100%. Ni bira bintu bizaba nka kantu wa muvandimwe duturanye yadusezeranye yari yarasezeranye. None ntiyagakoze. Ariko yahise tarifu cyane ni Canada. Muri Canada na za Mexique zizashyiraho tarifu, ariko nta nubwo mu bintu yavuze Ubushinwa yigeze buvuga. Ntago bwigeze buvugwa, ahubwo icyo nashaka kugaruka. Ariko rero nababwiye uko politiki y'Ubushinwa imeze. Nabivuze Ubushinwa icyo bwapanze. Okay. Mu gihe Donald Trump yateguraga ko yahita gufata substitute Modi ni prime minister wa India. Rero ubwo yarukana bari babifashe nkaho India yahita ba substitute akaba ari supply ibicuruzwa muri Amerika. Ariko none bibi kibazo kuko Ubushinwa bwari bwapanze ko nabwo bita bukata supply line yohereza mu Buhinde
noneho ubuhinde bukabura product mu buhinde bityo inganda zo mu buhinde zigakorera abanyagihugu aho kujya gukorera abanyamerika. Aho rero ako ko karangije kuba nk'ibya wa muturanyi karakarangiye. Aho bonda reka turebe muri Ukraine cyari burangize, ariko nawe undi yararangiriye ntituyigarukaho. Yararangiye. Ariko hano Robe Nyemera urabona hano muku abantu bari biteze ijambo, hari impinduka nyinshi zabayemo, cyane ko nabonye n'insengero nyinshi zo muri Amerika zatangiye gusaba Donald Trump imbabazi ko bari abatinganyi. Abagomba. Umva, the allowed sex is female and male. Honor. Signed at a birth. Umugabo umugore babihawe bavuka. Base matama. Baragitono base matama. Sebakobwa we nivugiraga Sebakobwa. Base matama baragitowe. Ingo ndajya kwishinganisha. Yewe ntacyo waba na Trump yabivuze. Base matama barabigenza gute boka byara. Hanyuma barabimukira ngo ni miliyoni 330. 13 zigomba kuva muri Amerika. Mutangiye muhamagare ba bro bakimuzi ko bagiye banyuze muri Mexique n'ahandi, mubabaze niba bafite utwangombwa kuko hagiye kuba icyo bita mass deportation. Check ya danje bagiye gutangira gucekinga inzu ku yindi, umuryango ku wundi muryango, basanga udafite ibyangombwa. Inshingano zahawe abasirikare, ikiriro cyahawe abasirikare. Reka nkubwire kera abagabo bashobora kuba babizi, hari ibibazo bigeze kwa mu kigo kimwe cyo mu Ruhango. Ndabyibuka abapolisi baza mwiyo idega. Baraza barinjira, abanyeshuri barabakubita babakuramo, babaka kugeza nubwo babatse imbunda ki. Ariko ndakubwiza ukuri, bavuze mu musirikare amanutse. Abasirikare baraje ntibinjiye, bazengurutse ikigo bake cyane, wasimbuka bagaterura nk'umuzigo pyo bakanagama imbere. Mu minota ingahe ikigo cyari cyagiye ku murongo. Urumva bro, umusirikare yagafashemo bro. Uri yari ibintu byavuga ngo bafata nka Ministère d'Education bakayiha nka Minadef. Bro, abantu bakuru cyangwa amadini amwe hano mu Rwanda ntavuze bakayaha Minadef. Bajya ku murongo. Serious ntabwo mubeshya man. Rero ubwo narebye navuga bahita bajya ku umusirikare n'isi man, ni Imana iramwemera. Nakubwiza kureba abanyeshuri kuntu baba ari bato, ni baba bafite n'imyaka itegeko nshinga ntiribahana biri serious. Baraje ntibinjiye. Hinjiye umusirikare umwe, mu gihe abapolisi hari hinjiye bangana icyo gihe igipolisi ariko yo. Hinjira umusirikare umwe aravuga ati ikigo cyose kirapfukama cyicaza mu kibuga rumwe, ariko waramurego kagira ngo n'umwe wasimbuka ikigo, bateruraga nk'umuzigo agasubiza mu kigo. Abanyeshuri bajya ku murongo avuga kweri abasirikare baba bafite imbaraga za gisirikare zirakora. Buriya Trump nicyo kintu yakoze cyane, ko yamaze kubishyira mu maboko y'abasirikare. Gisirikare nicyo giye kubikurikirana, buriya barataha byanze baraterura banaga mu ndege bataha bajugunye Kanombe n'undi. Ego by'umwihariko ngira ngo abanyarwanda bo ni bake. Ngira ngo abanyarwanda bagiye muri Amerika se benshi kuri Green Card, abandi si impunzi banazibona. N'abagiye cyane ko twebwe dukuriye kumenya. Urabona nuza Trump afite politike bita America First. America First ni politike nziza cyane, gusa navuga ko by the way yarangije hari ibintu bibiri yakoze. Aiwe yababariye abasirikare biteye inkingo za COVID, banze kwiteza inkingo za COVID bakirukanwa mu gisirikare. Yesababarira. Nta kintu nongeyeho. Nta kintu ndi buvugeho, ndi kuvuga ibyo Trump yakoze. Wabyumvise ko utagira ikironya. Sinjye icyo nongeyeho. Nacecetse. Y'amahirende n'inyuma ya kamera. Yababariye uzi ikindi? Yesa atangira procedure z'uko United States iva muri WHO. Haje WHO nicyo bitangwe cyane. Organisation Mondiale de la Santé. Kwa Tedros Adhanom. Wa ariya n'umunyetiyopiya. Umunyetiyopiya kagasaza. Basi atangiza iyo procedure Amerika ubigiye kuva muri
ariko hari ikintu kimwe yakoze ntakunze nase niva muri OMS n'ubundi rega bije kandi ifite niho yabaga niho yakoreraga niho yatangaga inkunga hafi 80%. rero ngo urabyibuka ko Donald Trump yashinjije Bill Gates manipulation yiyo yari ibintu by'inkingo n'ibiki byose no guteza tuzabibona ariko nicyo kibazo harimo corruption iteye ubwoba guteza ibyorezo uburyo imiti igurishwa hakazamo indwara mu miti nimwe nk'ibihugu ndetse nk'igihugu cyacu gifite laboratoire zigezweho abahanga bicara bagasuzuma imiti ariko nk'ibihugu byinshi bapfa kwakira ibihugu duturanye bikigurisha imiti muri boutique igoma usanga umuntu afite paracetamol umucuruzi ucuruza imiti ugenda ugatanga 100 kataho n'umukasi ntumenya ngo kinini cyararangiye ntumenya ngo abantu bari Zambia ndabashura Zambia banza byaracitse aha ariko muri South Sudan abasajya kabisa abagande babacuruza imiti gutyo ndabashura akagukutira paracetamol za danje akaguhereza cyane imiti ntumenya ngo yavuye ntumenya yambutse umupaka ntumenya ngo garanti meziti akashaka kugeza ubumenye ku Rwanda ruri smart ubwo isi datekereza unfortunately rero hari ibintu byinshi OMS pe yakoze bitari cyambere hari establishing Trump wabyita ko bahungabanyije ubukungu ku bushake kuko urabizi ko yarinze ava ku butegetsi atemera ko urabyibuka atemera ko covid is real ndabizi ayita igicupura ayita iki kandi koko covid yari indwara iriho ndayemera ariko ikibazo hakabijwe amabwiriza yo kuyirinda bagura n'abapfu babagira benshi oya basaza barapfuye mu Butaliyani barapfuye nta kintu cyabujije abasaza barapfuye n'abantu bafite za rokodi kuki yageze ku isi hose covid hanyuma ikanarangira kandi ni ukubera transmission yayo yari yoroshye ikindi kandi it was more political than yari politique gira ngo ni ibintu covid ukuntu nayivuga yari indwara yari iriho ariko Trump ashinza ko bakabije ingamba kugeza ubwo babanye isi yose hano hose bakajya mu nzu wenda nka leta y'Amerika yatangaga amafaranga leta yacu igatanga ibiryo ndayishima hari naho batabibonye bro kandi bafungiranye ariko uzi ko izi leta ari ebyiri kwe yego urubizi kuko urumva niba byibura yatanze amafaranga iri nayo itanga ibiryo hari aho batabibonye biri seri ariko na Uganda nabonye udufuka twanditseho Yoweri Museveni turajijisha icyo yakoze utakunze niki icyo yakoze ntakunze no gukura amasezerano Amerika yakoze muri Paris Agreement y'amasezerano yo kubungabunga ikirere ni Paris bayita ngo ni Paris Agreement amasezerano yabereye Paris yo gukura igihugu yo gukura yakuyemo bino urabona umushinga dufite Kigali bita Kigali Green aho turi kugura imodoka zidakoresha fuel zigira gute aho rero sinzi niba yarangije kubona ko ya mushinga uri mu byashubije inyuma ubukungu bwa Amerika kuko hari imodoka inganda bahagaritse baziha amakondisiyo runaka wenda bituma production yenda interne igabanyuka naketse ko ari cyo kintu aho rero icyo kintu yakuyemo kandi buriya niba ni Kigali cyangwa n'ahandi hantu ujye ubimenya hari ikintu kimwe dusangiye waba ukize waba ukene ikirere ni umutungo wacu twese waba umukire waba umukene niwemerewe guhumeka ngo umbangamire ubwo rero urumva niyo mpamvu hari haragiye amabwiriza ya Paris yo kubungabunga ikirere ari amasezerano ameze kuri ya Paris nikumva ari amasezerano ameze kuri ya Paris yo kubungabunga ikirere amasezerano meza navuga ko yari buzagabanya imihindagurikire kuko urabizi ko abahanga barutse kuvuga ko ubushyuhe bw'izuba buziyongera yego buzazamuka ku gipimo kiri hejuru ako niko kantu numvisha ntakunze nubwo ntarumva impamvu ye ariko nanone Ubushinwa ndetse n'Uburusiya nkaba nabonye bwahise buhangayikishwa no kuva kwa Amerika muri WHO kuko ntago ari bonyine bahangayitse ni ukuri ko Imana ibihugu byinshi ku isi byahangayitse cyane nk'inkingo ibiki urareba inkingo abanyamerika batangazibuka reba inkunga reba imiti ya sida ugahise iburizwamo
abagiye kurwara sida bagiye guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Ubwo urumva oya bazajya bayigura. Ayo ni amafaranga ubwo tugiye kujya gukora. Bivuga ngo bagiye kurwara sida ntabwo ari uguca igikuba, ariko ubwo turi kujya generaliza. Ntabwo ari uguca igikuba. Hatagira umuntu uzi ko ibyo byonyine bishobora gutuma umuntu apfa. Ako kantu uvuze katuma umuntu ahita apfa bro. Hari abantu bahita bashyiramo umwuka kubera ko yari yizeye ko agiye kubaho. Ntabwo ariko bimeze. Igihugu cya Amerika ntabwo aricyo cyonyine giproducing imiti ya sida, ariko nanone nicyo gihugu cyatangira ubu gitanga n'amafaranga menshi kabisa. Yego, cyinvestisa mu bushakashatsi kandi kigakomeza gufasha, babyita ngo gufasha. Nyuma y'ibintu byose Trump yakoze, isura y'ubukungu muri Amerika, ngenda jya nkubwire ko hari umuntu uropoze natwe uri kuvuga ko Amerika ahubwo ari igiye gushitinga byatari. Ikindi yakoze nuko America First nabivuze. Amafaranga y'inkunga birwaga basohora batanga, wabyumvishe? Ayo mafaranga karasi. Ubwo niba dushobora kuza kubona ama NGO amwe namwe afunga, ama NGO yose agendera kuri bije ya leta, ushobora gutangira gufunga kubera kubura amafaranga. Utangiye kwikanga. Rega, we need to improve twebwe dukeneye gukora. Ntabwo ari ngombwa ngo dukorera ahantu ngo tuzaduhembwa amafaranga avuye. We need to make a product. Dukeneye kugira ikintu tugurisha dia. Umuntu ari umupapa umwe rero watanze urugero, aravuga ngo niba ngo n'umuntu yagutizaga akakayungirizo, urakabona kandi kayungurura ubugari mu cyaro, hanyuma ngo yakakwimye rero kandi ufite gahunda yo kurya no guhonda iwate mu karitobora. Naragatiye ndakaje. Burara baramutse batakaguhaye ni ukuza kwiga uburyo uri bubone ifu. Abantu bateye akayunguruzo bakaba ari Kigali batakigatira. Ndabashuhuje. Banyandikiye muri comment ati nanjye naragatiye akayungira. Rero icyo navuga cyo abantu benshi bari kuvuga ngo ubukungu burahungabana, ariko burahungabana he? Burahungabana kuri twe. Burahungabana kuri, ariko America is going to bizadutera se ko none uko yashakisha. Kuko reka nguhe urugero. Amerika amafaranga isohora ifasha imitwe yitwara gisirikare. Wabyumvishe? Byonyine reka nkubwira amafaranga imaze gutakaza muri Ukraine akubye bije yacu incuro zingana. 30. Yo yareka tuvugisha uko. Shani menshi bro. Ayo bakubwiye. Menshi kweri. Nta kintu yafasha abanyamerika. Kimwe se? Wabyumvishe? Amafaranga bataye muri Afghanistan. Cyane cyane ko banayibuze. Bagize ngo bavuga ngo ni inyungu iki, ariko ejo bundi ntuzarayisubije barezirangabo n'abakihari. Ari intuza. Bishubije igihugu. Nibagira uzina rwabo ntago ndumva. Abantu bose bagiye bakora ibyo bintu by'aminvestor mu soma. Bagize influence ndabyemera, ariko aho bigeze ni America First. Ubyumva? America First. Ibi rero birashaping ubukungu bushya bwa Amerika. Ntugire ngo guhindura ingingo 100 nani. Hari ibintu byinshi yakoze, amategeko menshi ya Biden yarivokinze. Icyo bita turivote. Ariko ukiraho reka nkubaza. Ikindi ni itegeko rikura base matama munuza mu gisiri, bagiye mu gisirikare bose bihinduje ibitsina gahunda. Naho bazaba ari hose ntago bari buze kuba bemererwa kuguma muri izo service. Ego. Kuko agomba kuba umugabo cyangwa umugore. Niba tabibaye no. Bavuze ngo the gender is female and male assigned at birth. Wahawe uvuka. Wowe ntago ufite uburenganzira bwo kuza kwihindura. By the way. Okay, hari utuntu tubiri dusigaye kuri Trump. Akambere Trump benshi baribaza niba Trump ari uyoboye igihugu cyangwa hari abandi bantu bari buze kuba bamuyoboreyemo. Ibi ndabivuga kubereye impamvu. Benshi bazi ko president aba afite irindi tsinda runaka atari ufata imyanzuro. Kenshi bashingira ku itegeko nshinga ry'igihugu. President ashobora kujya agahindura ibintu byose bingana gutya mu minota 0. Iyi manda ya Donald Trump itandukanye n'izindi manda. Okay, gute? Donald Trump ni umuntu wabaye muri White House. Sibyo? So azi every corner of White House. Ntabwo ari bwo bwa mbere ayoboye, sibyo? Hari style yari isanzwe abasenateri bayoborera muri president, CIA, buriya CIA kandi yagize n'amahirwe ko
yahise abona undi umusimbura kuri uwo mwanya agarutse yarabonye umwanya wo gutekereza ibintu byinshi. So mbere yuko aba perezida buriya ni nayo mpamvu abonye amategeko yose ya revoking imbere yahinduriye imbere ya community. Wabyumvishe iyo ajya mu cyumba kurihindura byari buzamugorera ni politike bwo uvuga ngo yaza kujya mu cyumba yari bugire influence mubuza, ariko navuga ko yakoze nk'icyo bita kubatunga kandi ibyo perezida avuze bitabiyemerwa itegeko ari. Wabyumvishe bipfa ko bitanyuranye n'itegeko nshinga. Yabikoreye ahantu imbere, wabyumvishe nta muntu uri bumurya karata ariko icyo kintu cyagenda gutya, nta muntu uri buvuga ati reka tubanze dutekereze. Narakubwiye ngo Donald Trump my friend is a man you cannot expect. Na wari uzi ko yafata ibyemeza 100 akarara bisinye mu ijoro rimwe abyemeje, nawe uri umuhinduze kandi oya hariya byabyara. Noneho wenda hari nk'imyanzuro ijyanye na TikTok kwa yari yafashwe na mbere naki, ariko hari nk'ibintu byo gufungura abagororwa zira ni presidential pardon nibiki bimuhe ijya habwe n'uburenganzira direct, ariko hari nabira byo postponing TikTok akajya muri procedure uzabireba it's time for rich people. Kandi aba bantu those guys abo bantu bano bantu bagiye guhindura uko ubukungu twabubonaga, angre twabonaga mu bukungu igiye guhinduka. Ubukungu cyane burahinduka noya ntago bwahindutse, ntago ikuzo ubukungu bwahindutse. Reka nkubwire reba kanguhe urugero rumwe dushobora kukwereka ko impamvu uvuga ngo Trump ari umunyamakuru umwe nkunda nkurikira cyane arakunda kuvuga ngo if it is Trump expected the unexpected. Trump niwe muntu wenyine udashobora ku expecting. Ushobora kumvikana ikintu nyuma y'amarido yagira kuri mikoro ikintu agahita gihindura ukaza kubura n'ukuntu bimubuza. No matter how powerful you are, the guy can say yes it's true. Mwagera kuri kamera gifata kamera agahita. Kandi urabizi perezida hari abaperezida bamwe nagiye numva ngo mu Faransa ngo yakoraga ijambo mu Gifaransa ngo bakarishyira muri dictionnaire. Niba ari mu accent grave yashyira egi bagahita bashyira muri dictionnaire. Perezida ni kwa bameze perezida w'igihugu nka kira kiba ari igihanga. Kumva ntago wavuga rero ngo Donald Trump ngo afite ngo aba nicyo kintu yarakize. Niba mubyibuka yiyamamaza yarabivuga akavuga ati please akavuga ati dukeneye kwikiza deep state. Deep state ni abandi bari abantu bayoborera imbere ya perezida inyuma, ariko nkurikije uko ari perezida buriya banamutera n'ubwoba agira gute birumvikana none ntibiri bubure niyo memphis bari kwikanga ko Trump bari baramwica. Niyo mpamvu Donald Trump ajya guhitamo aba staff yahisemo abantu batamenyere badafite inararibonye mu byo bita ngo ni politiki. Harimo nka Elon Musk ni bwa mbere joininze Rubio uwo bita Rubio wasimbuye Anthony Blinken security state. Rubio experience birebye ni isanzwe. Uriya mwana muto ya vice president JD Vance kuva kuri governor nta hantu yigeze akorera. Ahubwo arakantu numvishe ngo buriya ngo habaye ikibazo cyari gutuma Trump atarahira. Uriya mupeti niwe guhita yobora Amerika cyane rwose. Uravugisha ukuri iyi manda ari bayikora neza Vance azahita kubita manda kuri iki. I'm telling you. JD Vance by the way afite stamina avuga ijambo yavugije ijambo kuri CNN muri bamutumiye uwo bita umunyamakuru bita Dana wo kuri CNN agerageza kumukubita handi nkuko naza hano uje kumbaza ibibazo ariko icyo ugamije ari ukugushiramo ari nko kundwanya nicyo navuga. Amubaza ibibazo aramubwira ngo Dana nageze hano mamaze iminota 50 ntago wigeze umbaza ngo Vance nuba vice president uzakorera iki abaturage ba Amerika. Ikintu cyonyine wajije kumbaza ngo Donald Trump yagize gutya ngo yakubise kanaka ngo yagize where are you taking the country? Igihugu uri kukijyana abimubariza kuri CNN ari umwibariza aramubaza ati ko mazani iminota 50 ibintu byonyine numbaza ari ukuvuga ngo Donald Trump ngo yafashe umugore ko ngufu. Umunyamakuru araceceka ngo Dana ngo I'm just asking ariko ikibazo amafaranga yaga urabizi iri aba Democrat ko bamanitse itangaza makuru cyane. Nibona nitegereje Vance mbona afite stamina no kurusha na Trump.
abantu bagenda bakurikire umwana muto cyane interview za rero nayo nabonye we nigewe nasohotse kuri Yellow Pepper ateruye umwaha ateruye unda bega kurahira afashe umwana umwaha ndaha nyina Vince kwere Peti ndamukunda rero muri mu kintu kimwe Donald Trump ntihagire umuntu umufata nk'umwana ngira ngo birasaba imyaka ine kugira ngo demokrati bongere be muri uraba ureba White House n'ingurube yahirasohoka harinjira inshyashya ni ukuri ko Imana sinkubeshye ibyo bintu uvuze shabi nk'avugaga ngo n'umukiri narasohoka n'umukiri narata na machine zabo cyane buretse chief of staff agaragara nibwo uri buhita ubibona uraza gusanga aribo abantu batigeze baba no muri politiki kandi ibyo byose yabikoze kugira ngo mu gihe azajya bari muri White House avuga ati icyo mvuze kigomba kumvikana kandi kigahita cyumvikana arazana amaraso mashya rero Donald Trump pe bamubajije ikibazo bamubaza ngo what do you say talk about in Ukraine aravuga ngo I'm not concerned bamubaza iby'intambara mpuzamahanga avuga ngo that war is not in America iyo ntambara ntiri muri Amerika I'm not concerned donc icyo kintu ni gishubije ikintu cyinshi ahubwo se wakongera umubaza ngo abarwana intambara nizi wabo let them fight I'm focusing on America very good guy ibyahandi ntibindeba abyumvishe uburayi bwahangayitse pressure yaje se tubipe Putin tubipe Ziping uriya mugore wa European Union arirwa mu maspeech igisirikare bufite bagize imana ntiyarivokinzi ya NATO yaracyayigaho sha reka mbabwire mu bintu ndi gutekereza ni expecting umugani wanyu ngo ntawamenye na NATO azayiko utanga nibereye yewe nanuza nani nabira binira nambara tuvuga ngo Israel ngira ntambara iki nayo ukuntu yabivuze agakomenti yateye kuri yani nyine is not concerned if the war is in Gaza let them handle finish the war urazi ikintu kimwe utazi gishobora kuba kigiye kuba Donald Trump bishobora kuzarangira n'abisirayeli babwiye ngo mugende gake cyane rega utajya ngo undi muntu wabapushinze kwemera utajya ngo undi wabapushinje kwemera ya ceasefire iyi ceasefire yabaye none se ninde ni Biden se urumva yabikora mwana kora iki ahubwo atababwiye ngo ahubwo ni murase muri Tehran atabwo ni murase Tehran ariko hari ikintu kimwe maze kubona reka nyivugire kuri kamera kandi kizaba Trump byanze bikunze burasirazuba bwo hagati ahubwo ati stop mugende gake nimutagenda gake nshinzwe Amerika niyo nshinzwe noneho icyo abisirayeli bazakora mbivugiyeho bishobora kuzarangira n'abamwivumbuyeho bagashaka gukora ku giti cyabo ntabwo byashoboka cyamaye turabona ibereye kumwivumbura impamvu uvuga ko bidashoboka ntambara ni bije ntambara ntabwo ari kubango gufite ngo umusirikare wakoze umwitozo harya gumeze intambara na amafaranga wabyumvishe n'umusirikare arakonta ariko na amafaranga ushaka kurwanira uzareba Urusiya bwakubise igitero bugera Kiev mu nkengero yego ariko ubu ngubu ikigoye si umusirikare w'umurusi ikigoye ni bije yabagumishije mu ntambara mu gihe cy'imyaka wakwibaza impamvu nyamugani n'imbaraga bamanukanye wabyumvishe imbaraga bamanukanye ntawe uzi ko bari busubira inyuma ariko igihe umuntu amara mu ntambara intambara ni amafaranga wabyumvishe ugura uniform ugura imiti ugura ibiki ugura indege none intambara y'iki gihe yabaye ibindi niko byumva intambara y'iki gihe ni amafaranga ugura abacancuro none warabibonye usigaye ugura abacancuro ukagura ibiki wabyumvishe babiyahuze ntabwo bari abiyahuze ntabiyahuze bari abatipe amafaranga ntabwo abayiyahuze abacancuro sha hakuze ukuntu barwana nk'utagize icyo asiga inyuma ese uzi ukuntu bahembwa ni ibiti ari umucancuro mu Yapani nabonye ni sniper akorera Uburusiya kuri front line ni sniper ibaza umuntu yavuye mu Buyapani se nawe amafaranga ariko ni sniper instructor ubyumva ni sniper instructor yaje gukora amafaranga mu ntambara ubyumva barahembwa bro iyo uri instructor nkuko aba instructor ni bafite inararibonye ushaka gutoza abasirikare ushaka gutoza abasniper ushaka kugira gute bakorera amafaranga cyane Trump rero rero Trump ikintu ari gukora Trump dore ngewe reka
nimbivuga bamwe aravuga ngo natekereje nk'umuntu w'i Kigali ngo ufite ubwenge buke wavukiye i Kigali nta kibazo waramaze ariko icyo ndi kuvuga cyo America stage iriho uri kubyumva ifite domestic problem ifite ibibazo biri imbere bitayemerera nayo kuresista intambara ntugire ngo yanze kujya muri iriya ntambara mu buryo buri direct muri Ukraine kubera yuko itabishaka doesn't have money ntabwo ifite amafaranga indege za kugira ba deploying abasirikare bagaburire babiteho igihugu gikomeze kibeho wabyumvise so icyo Amerika ikeneye nicyo Ubushinwa bwakoze Ubushinwa ko bwabaye super power wari wumva urugamba rwarwaye bw'Ubushinwa rubaho se hari n'umusirikare w'Ubushinwa warasa yoga kurasa ibaze iyo myaka ishize ngira ngo nubwo wenda abashirwa bakanga ngo za karate ngira ngo ahuye n'umusirikare w'i Kigali yamuvunira umwe cyane zari imbunda zarasa hehe dararasara benshi baba uretse guhurira gusa mu byo bita ngo ni military drills icyo nshaka kuvuga hano ni Trump ahangayikishijwe no kubanza kubaka ubukungu ukubyumva bw'igihugu abukubita imishami ifatika twese crypto tugereho twese tube controlled wabyumvise hanyuma Amerika yongere kugumana iryo kuzo rya super power kuko nago reka mbwire bro ushobora kubundusha pinya wenda abantu benshi bareba iki kigano bandusha pinya kubyumva hari abandusha pinya sibyo hari abasho ibyo wabundusha byose ariko ntundusha imbaraga mu gihe cyose utandusha amafaranga mu gihe mfite amafaranga ndakurenze waterura ibyuma 500 hari abagabo desa nafata nkabahereza igihumbi bakagutora bakagenda kajugunya ishyano bakajugunya muri Nyabarongo wabyumvise rero nicyo kintu Trump ari gutekereza avuga ati njyewe I have some domestic problems mfite ibibazo biri domestic bijye imbere mu gihugu nkwiriye kubanza nkitaho mbere yuko nongera ku influencing isi mu bya gisirikare wabyumvise erega bafite ubwoba kubera ko BRICS yabateye ubwoba man we ntago bibona ikindi rero ikindi kintu iyi influence ni ibintu Donald Trump amaze imyaka 5 avuye ku butegetsi ategura icyo kintu ya kuri social media urebe economically we are controlled we are already harabura kantu gato gusa aho mumbwira nabantu bangaye bwira nijoro batarebye kuri Pi network yabo arakivuga ko ari ibicupuri kugeza ubu they will see kandi niyo byaba ibicupuri ntago bikweho economic system igomba kuba crypto Pi network ushobora kwa reka tuvuge ngo iranze ntago bivuze ko Bitcoin has failed ntago bivuze ngo other cryptocurrency digital currency and what they are failed sibyo rero Donald Trump politike ngenda kubwiza ko inarabyumviye in speech bamuwaza ngo intambara ngo yo muri Gaza ngo ni bino byo muri aravuga ngo I'm not concerned the war is not in America intambara niri muri America kandi koko why should I worry so Zelensky jone mushuti wawe Zelensky yeah his excellency Zelensky Vladimir Vladimirovich ni Vladimirovich ni Mumich arimo Michin Zelensky abakubise congratulations sinzi ko na Trump yayumvishe nago yagira gahunda yo kuyumva yapfe gutanga speech zo kuri selfie yego batanga speech avuga ngo congratulations ngo wish to work with the government of US my friends over those guys who supported the democracy you guys you're finished those guys who promoted this abantu ba promoted my friend we were tired aho twahereye turarushye navuga ngo twaturushye navuga ngo ahari wenda tubonye byibura umuntu udahangayikishijwe wabyumvishe udahangayikishijwe ni nuko ikindi gihugu kibaye ariko se utarajya kure bano bagakuntu ari abagome iyo Putin atarasa Kiev ntago tuba tukiri muri covid cyane ese urumviye mitwe ntago turushye niyo yatumye bimura focus ntago turushye se iriya ntambara niyo yatumye bimura focus avuga ngo reka twite ku ntambara
inama zose zibaye muri European Union zikavuga ku ntambara yo kuvuga kuri covid twari kuzavamo se tuba tukicaye mu rugo imishwi baradupfiriyeho ntabwo ndakubwizwe ntabwo twari kuvamo banonwe ari igihe tuvuga ibintu umuntu umwe akabitekereza ukundi ariko ufite uburenganzira bwo gutekereza ibintu ukundi gusa ikintu cyatumye ibyemezo ntuza Donald Trump ya revokinze bya Donald Trump bya Biden birerekana uko ibintu bigiye guhinduka. It is scheduling the match, biri kwerekana uko umukino ugiye gukina. Shana yese mbona muba akimara kurahira niwe yahereyeho Joe Biden ajya kumusuhuza. Ari itegeko yerekanya ububasha ariko abonye stamina umusaza afite wabonye stamina. Donald Trump is a powerful man more than being a president. Ni umugabo kandi uzanabire na ba Putin iyo babivuga ngo is a powerful man uzabirebe niko babivuga. Rero Donald Trump ntago kurangiza intambara ya Ukraine ari kuvuga ngo muhagarare nongere mbisubire byonyine kuvuga ngo I'm not concerned birahagije ko intambara ihagarara. N'abana be batanu nabonye bahagaze iruhande rwa se. Beroni abana be batanu Beroni Trump yada kagaro yitwa nde wa mukobwa ara sumwarya umukobwa n'umwe. So rero icyo navuga cyo nuko twinjiye mu kindi gice. Twinjiye mu kindi gice cy'ubukungu. Abyumvise umuntu uzi ubwenge arakurikira. Umuntu uzi ubwenge arakurikira. By the way ni hanganisha abantu baguza Donald Trump coin yageze kuri 70 bikaba yaheze kuri 42 ababigiye abaziguze abatrader ari ako kibahise bazigura ariko niko bigenda. Iyi niko bigenda ya prediction akavuga ati Trump n'ubundi zazamuka keretse ugize ubutuka kaba waseringa ariko so rero nahinze kwa celebration yonyine witiragira tu oya coin igumaho tu igumaho ikabaho iminsi yose yagiye abaguze Romelani Trump coin bakagura Trump coin abenshi barungutse abungutse reka mbahemo base bakuraho ari abantu bungutse ugiye kwa momo yawe abantu bungutse bandabiri bakureba reka no kwirwa ntanga momo bashobora kunyura mu nzira imwe cyangwa ebyiri bakagira ikintu baduha. Okay. Hanyuma ngira ngo iyo uvuze ubukungu benshi bazi ko ariyo industry turimo ari cyo gice dukoreramo kandi dutindamo kuri Afrika ko bisa naho tugiye kumenya ubwenge ko bisa naho tugiye gutungurwa rya korosi ry'isi wavugaga kumenya riri buze gutera agasongero muri Afrika. Narabibabwiye nayo babwiye ngo ngewe nzi gutwara imodoka iyo ugiye gukata ikorosi wiba umuhanda babizi bro. Ujya mu gisate kitari icyawe. Ujya mu gisate kitari icyawe. Niba mujyo ndabeshe uzibeshe icyo gisate ugiheze urebe mu gishanga mu mazi. Umuntu uzi ubwenge ari kwiba umuhanda mwiri korosi. Umuntu uzi ubwenge ari kwiba iki umuhanda. Uwo ni uzi ubwenge cyane. Hari umugabo twari kumwe mu kanya yambwiye ati ngewe uko byagenda kose ndashaka ubumenyi yancekeje. Wambwira ngo nze mbi wawe naza nk'abo yancekeje cyane. Wambwira ngo ujye utaha nimugoroba ntayi wawe naza nk'abo uko utazi umusaza wabyucyasha uyoza mugambazi ufite ka karavafo kamwe wamenye ubwenge gahari shayazu yabyutse aparitse hano sha ibintu bye byarapfuye telefone iranga ajya kugura indi telefone nshyashya mu mujyi bashaka ko wayizi bari byiyorere ave umusaza zubwenge. Ari abantu bamaze kubona koko isi irimo irakata. So gato wenda ndashaka ko twinjira mu nyirizina. Hari abantu benshi basikamuinze, hari abantu benshi bahuye na sikamu. Iyo sikamu yarabahabuye birangwa hari wenda noneho ndashaka uyu munsi tuze kumenya right. Hago nje ndumva icyo reka tuze kubikora mu kiganiro gikurikira tubivugeho birambuye sibyo. Ubu nta ushaka kubivuga oya ndashaka gukora ikiganiro
ntago wancika. Okay. Okay, reka mbisobanure. Ijambo, reka mbere ku ijambo. Ijambo bita scam. Yego? Abantu benshi bavuga ngo ni scam, ni umuskama, banscaminze. Ni ijambo riva ku ijambo bita scheme. Ari byo mu Gifaransa bita ngo ni shema. Shema. Ariko n'ubundi ni ijambo riva no mu Kigiriki, naryo baryandika ari scheme uko ko mu Kigiriki nyine ijambo riva mu Kigiriki rya scheme. Ngira ngo ni ijambo ryabaye published mu kinyejana cya 20 n'ejo bundi kuko turi mu kinyejana cya 21. Ni ijambo rero rishyashya ryabaye invented muri icyo gihe hagati mu kinyejana cya 20. Ariko ubundi iri jambo scam nkuko navuze ngo riva kuri scheme, riva ku mugabo bita Charles Ponzi. Ari izina rya Charles Ponzi, yari prince w'Ubutaliyani ahagana mu 1900 yewe na 12. 1919 nako na 21. Nezo bundi ni nyuma gato y'intambara ya mbere y'isi yose. Nako simbizi. Intambara ya mbere y'Uburayi na Amerika. Ba nyiri ubwitabo bavuga isi yose yego. Noko Uwo mugabo rero yashakundaga kubaho, yavuye mu yakoraga ikintu mu Kinyarwanda bita ngo nukwaya. Kwaya urabizi? Gusesagura. Yakundaga gukora ibintu prince. Yakundaga gukora ibintu byo gusesagura, bamwitaga Charles Ponzi. Noneho rero aza gusesagura ku buryo kabisa mu Butaliyani bashiriwe. Noneho ariko yashiriwe arakena, aza kwimukira muri Amerika. Kubyumva? Yimukira muri Amerika kandi agakunda kubaho ubuzima buhenze. Charles Ponzi. Hari mu mwaka w'1919 gutyo na 21. Ageze muri Amerika n'ubundi ahura n'ikibazo kimwe gihoraho cy'uko akunda kubaho ubuzima buhenze cyane. Nibwo rero kuko yarazwi ko ari umwana w'umwami wo mu Butaliyani. Ubutaliyani bwari bukomeye, ngira ngo urabyibuka. Urabyibuka Ubutaliyani na n'iza burakomeye, bufite ifaranga ayo bwadukuyemo za ntuziri yandi Isirabizi papa. Adi bajya buri cyumweru ngo ntuzababonekera. Uri kubyumva? Charles Ponzi nubwo yagiye muri Amerika yarazwi cyane. Hano rero Charles Ponzi atangiza icyo bintu bita ngo ni babyita ngo ni scheme. Atangiza yari nk'umushinga yashushanyije, babyumvije. Yawupresentingaga abakire cyane w'ukuntu yagendaga ngo akagura ama bulk post, ibintu byo kohereza inzandiko n'ibiki. Ngo akagura hari ibintu bakoraga ngo akaguramo ama bulk ibintu by'amaposta byo koresha amaposta byo kohereza inzandiko. Ngo rero abereka igishushanyo mbonera cyo bita scheme cy'ukuntu iyo projet yakoraga ndetse agasezeranya abakire ko azabungukira 40%. 45%. Umuntu yamuha miliyoni imwe akamwungukira 400,000 buri kwezi. Ngo Charles Ponzi mu by'ukuri ibyo byo gukora ibyo bintu by'iposta n'ibiki, byo gukora ibyo bintu by'iposta byo byari ukubeshya. We ni umutwari yaratetse wo kuma amafaranga. Mu by'ukuri uburyo yakoreshaga yishyura byari ibyo bita network marketing, ari byo ubungubu dukora. Ari byo ngibyo bamwe muri mu Banyakigali bibiwemo na n'uyu munsi. Wabyumvishe? Ubundi network marketing koko biraba kubeshya ngo turatradinga ngo tugira gute no kubeshya. Ahubwo bakwishyura amafaranga y'abandi bantu baje nyuma. So nawe niyo technique Charles Ponzi yakoreshaga. Yabwiraga abakire kandi abakire barabwiranaga. Uwamuhaye miliyoni y'idolari ejo agatwara 400,000, ejo undi akaza agatwara 445, nyine bamuhaye miliyoni 10. Sibyo gutyo. Akabungukira arabungukira 30, 40, 50%. Abakire baragenda bazana miliyoni baziherezo bita Charles Ponzi.
abyumvishe arakora bakire bakunguka bayamuhaye kuko nabo bazanaga abandi bakire rero finaloma Charles Ponzi byageze afunga system akuraho system yabahemberaga uburyo yabahemberaga aratoroka aragenda niyo naho havuye iryo jambo bita ngo ni scam kuri bituruka kuri iyo scheme yari yarakoze Charles Ponzi scheme yari abasikamanda basuje badukurikiye abanyanigeria nibo bakunda kuvuga ngo ni Ponzi scheme Ponzi scheme rero bituruka kuri icyo kintu bita ngo ni iryo jambo ngira ngo Charles Ponzi niwe wabikwirakwije cyane noneho rero twigarukire i Kigali scam ryagenze gute i Kigali bamenye scam bati niho tugeze i Kigali ndabasuhuje muzi scam ikintu cyose wabyumvishe bisubiremo bakubwira ngo ngwino nukijyamo uzajya wungukirwa ya ntago icyo kintu kiba kiri gukora en general niba nta product nabivuze icyo kintu kigurisha bakakubwira ngo yangwishyura yangaya ngushyira arimo nguzabonaye ubundi networking marketing ukuntu ikora uzana umukiriya akagura ibicuruzwa bakaguha komisiyo siko bigenda ugahembwa komisiyo ego ariko biriya bintu bya networking tubona ibi bintu byo kuvuga ngo baraguhamagaye buryo uhembwa amafaranga y'umuntu winjiye uwo munsi niyo baguhaho nawe bakazamuha undi muntu uzamuzaho kugera igihe bazavuga ati turabona kuri konti tugizeho 20,000 bagahita bafunga system mwese mugatangira guhobogira muhamagarana ngo turabikuza ngo birakunda uko byanze ngo noneho bamwe bagatangira no kuregana sibyo bamwe bagatangira no kuregana hari n'abatangiye kujya muri RIB reka mbabwire ukuntu scam zikorwa niko byumva ndaza guhera uko byatangiye inama mu Rwanda nze gusoza uko ubu ngubu bikorwa ubundi hari ibintu bibiri mu Rwanda hari hatangiye sage ya programming ubwo nivuga sage ya programming abantu bari batangiye gukora ibintu bya programming haje ibintu bya IT kisite bagira ngo namubyibuka cyagiye 2000 na kangahe ndabyibuka nka 2009 ngira ngo 2009 ba IT ba mbere baratwika ubwo bari batangiye kuba gusohoka cyane batwika icyo gihe tigwi bashaka na MTN tigwi hano ku muhimi bashaka byihorere sha yari menshi 2009 rero ni inkuru ya scam itangirira buriya cyane yoko hari ubundi busikama bwinshi bwagiye buba bwo kwiba ariko nge ndi kuvuga mu gihugu cyacu aho ibi bintu bya network marketing bitangirira habanje kuza icyo bita Alliance Global babyibuka Alliance Global irazizana product yagurishaga supplement ziri certified by the way bazarakuvuye zitarakuvuye ni bisanzwe uragenda muganga akaguye umuti ahubwo niba zitarakuvuye nakubwira ko usubira bakwandikira indi miti ndabizi ubu ngubu bagiye aka video bahita bagacuruza bagiye kukamamaza bani kintu bamahisha oya nacyo uri kuyumva ni bisanzwe no kwa muganga tujye bakaguha umuti ukanga muganga akagenda akakwapugradinga ku muti yes Alliance itangira kwigisha wabyumvishe ariko nubwo nayo icuruza imiti ikagira icyo kintu cya networking marketing ariko at least yifite product yes by the way ntabwo Alliance kuyinjiramo ari amafaranga abantu babyumva ngo birasaba ngo kuyinjiramo ngo ni uragenda wowe bagusegeka kwinjiramo kugira ngo utangire marketing tanga amafaranga simba muri Alliance atagira umuntu uzavuga ngo ndi kwiyamamaza iyo utanze amafaranga bagupfunyikira product bagupfunyikira iyo bita ngo ni C24 ibipakiye ni nk'agafuka bakaguha inyemeza bwishu batuguza izi C24 izi n'izi ibindi ni bisanzwe kuzana abakiriya komisiyo yawe kugira gute n'amaduka hari i Kigali abo bita bataka ndabashuje abataka bari bakwataka barahari bro agapira iki barahari rero muri Alliance nabo bari abandi bita bari abataka bagenda bagashaka abantu bafite ibibazo by'uburwayi bakaza bakabavura sibyo Alliance irakora bagakoresha ya miti ariko ikibazo kwataka ni impano
ntabwo ari iby'umuntu wese ariko ntabwo nzi ko wajya kwataka ariya mujyi ngo uyacyure. ntabwo byakunda uri kubyumva ariko sinzi ko wayacyura. ntabwo bikunda kandi hari umusaza umwataka mu mujyi akorera amafaranga kurusha iyo ufite iduka. ntabwo bikunda umusaza ushobora kuba ufite akaduka umwataka akagenda akataka akabakuzanira bose ukamwishyura akabajyana n'ahandi mugaza guteranya ugasanga watanye 10,000 mu gihe wacuje atanye 5. yes ibyo ngibyo haza product zose donc network marketing zigenda ziza ariko nyuma ya Alliance hatangira utundi tuntu hari abanza ubwo za Forever ndazivuze n'izindi sinzi hari Forever watangaga 10,011 reka Forever nayo ni ejo undi habanje yo bita Green nari nyiri kwishura ariko ibaze ko Green World yakoraga hano muri Centenary House bita Green World niho za Jacktangiye ariko abo bose Forever Green by the way Forever agiraga na product nziza amakuru gate meza n'ibindi ibyo byose abantu babijoininga ariko bifite product ndetse niyo wabijyagamo ntago ayo mafaranga bayakwakaga ahubwo baguhaga product uguze. Okay. Wabyumvishe? Bakaguha product uguze ukajya kuzicuruza noneho ukaba ariko winjiye muri system ukabubaye umwataka. Wabyumvishe? Yego. Umenye kwataka cyane burya no mu mujyi ni uyacyura. Cyane barabizi n'abadukurikiye barabizi. Utazi kwataka nta kintu abona. Noneho wenda ko yuko wagiye kwishyira mu bataka utazi kwataka utanarwaye. Wari impamvu nyinshi zishobora gutuma umwataka ukagenda uvuga ngo bakuriye amafaranga. Wabyumvise? Yes. Kubera icyo warangije kwinjira mu kintu utazi. Rero icyo gihe havutse ubundi bu company abantu benshi barabuzi ari muri za shike nibwo yari cyuzura bushingiraho bukajya bugira ibintu by'amaproduit bwitwaza kagenda bakarangura nk'akazigo ka Colgate Kampala bakaza bakazishyiraho bakagashingiraho atangitwa bita ngo ni Phoenix iki abo bana bo muri Kiste no muri UR baraza babubakira udusysteme ariko noneho ntibyaba kugura produit ahubwo watanga izo 25 bakagira gute bo bakabifata nk'imari shingiro umutungo oya ni imari se cyangwa nk'imari shingiro amafaranga yo kwinjira muri business umutungo shingiro. Okay, ibyo rero ibyo biraba uragira urabyibuka abantu bahiriyemo aho ngaho ubwo benshi yego. Aha rero 2009 nibwo Bitcoin yari iri gutangira urabyibuka ndabyibuka ubwo ndi kuvuga za 2009 2010 kuko inkuru ya ubwo ndashaka kujya na 12 na 13 na 14 nanjye badangije ishuri na 13 nawe uje ku isoko na 13 badangije ishuri uje mu ruhando ndaza nsanga abantu bagiye bantumye umunsi naba aho magaze hose ari abantu twayegade bitubwira twadura ngo bakorera ngo 3,000,000 ku munsi tukavuga ariko ubu si kamere ntagiye kuza birashoboka ko umuntu yakora 3,000,000 na ntankweta afite nagogeza kugeraho ndabizi afite inkweto zawe akora miliyoni ngo nguri 300 ku munsi ukamwitegereza ashaka kuwasaza ku munsi umuntu kayamuburamo rero kubera yuko 2010 na kangahe na 14 Bitcoin nibwo yari tangiye ku boosting iki na gatatu ngira ngo urabyibuka nibwo hatangiye cya kintu cya supermarketing. Yes, urabyibuka? Ndabyibuka. Supermarketing iratangira abantu baragurisha amasamba bagurisha imodoka barazana bashyiramo haronzi rwose bagurishije hafi etage ye bagiye bazi hano kwa Rubangura abantu bagurisha za etage bagurisha ibiki baraza bashyiramo kubera iki kubera ya politique ya Ponzi Charles Ponzi. Supermarketing ntabwo ya tradingaga pe habe na nimwe ahubwo yari ifite ya politique ya Charles Ponzi kuko mwese mwazanaga abantu mubashyiragamo babahembaga amafaranga y'abantu mwashyizemo bo mwinjiriyeho uko byumva. By the way icyo gihe 2014 habaho inuza exchange yari iriho yari imwe hari blockchain kandi nta integration nta kuntu yinjirwagamo API y'amarobo n'amarobo yaratangira gukora. Yes, abyumvise. Ariko ikibazo kiye twari dufite turi gukora sinibuka agahungu kari kabizanye sinkazi ariko murabyibuka supermarketing abantu baragura mu mujyi ngira ngo ibintu byagiye gufungwa abantu baragujije amasamba abantu barafashe credit
umuntu akajya muri banki bati mumpe 5,000 akaza agashyiramo sibyo abyibuka nanjye icyo gihe nari narafashe iryibiri yawe yanjye nyashyiramo nanjye sawa Bibiliya iravuga kambwira bahida uziko bagiye kubwiriza ubu nicyo kiba cyanzanye hano sinzi impamvu utabwira Bibiliya iravuga ngo ari ahantu bavuga ngo Uwiteka yirengagije iminsi yo kujirwa kwacu kwacu mu by'ukuri turagiye dushyizemo twarayariye pe ariko twayaryaga gute atari make twayaryaga nka kwa babandi kuri Charles Ponzi amafaranga tuyazana ariko n'ubundi inyungu nyinshi yabonekaga wemvayitinze umuntu rero kuko wamwemvayitinze byaga byoroshye ko amafaranga yashyizemo bazaguhemba ukwezi yes poroje igakomeza mpaka ukwezi amezi 2 mpaka amezi 3 abantu bavuye muri misiyo bakahita bayazana bagashyiramo abagize gutanu bashyiramo amafaranga igihugu abantu kwa Rubangura ndabyibuka no yakoreraga birwaga batonze umurongo ego kuko ni kwa Rubangura hafi na quelque part oya ndahibutse uri kubyumva ewana company abyumvishe icyabaye niki ni byarangiye babifunze ibyo bya supermarketing ubwo mpamvu mvuze supermarketing nuko ariyo projet ya mbere yihishe inyuma ya trading barabifunze umusa wabyumvishe barabifunze pe iriya rero ni software iba yakozwe n'akana ko muri Kiste cyangwa muri Yerika bakagaha yako hari n'abana bazikora bataragiye no muri Kiste abo bana amashoti course bikora cyane ni nabo nshimiye amashoti course yo reka na short course bagerageje yaranje bashaka ko bime Pedro na ejo umuntu yaramakayije ko ngo uri doctor ngo cyangwa ngo nturi yewe niba uri kunyumva urabizi niba ndi doctor cyane ibana wese ko ari doctor bimufashije iki ntago nihitiraga oya wenda ni doctor avi wenda ari ba doctor bahembwa ngahe ako ba doctor banza bahembwa nagasinze niba ari bose miliyoni 2 nyuma y'imyaka 40 wiga ubwo arakwiye ahembwe byiza okay se ubwo wenda barahari nyamara aba doctor muri comment bari mumbwiye ati shaka wavuze menshi n'ubwo kwiba amafaranga avuze ko turafite ese niye na icyo mvuga nago umuntu yamara imyaka 40 ari ku ishuri bahembwe miliyoni 2 babyumvise ntago bazibona mwana okay twikomereze tubavuyeho mvuze ku bana by the way hari umwana utaragiye mu ishuri ariko akaba afite ubumenyi sibyo umuntu ashobora kumenya ibintu kandi atasi ngombwa ngo ajye ku ishuri cyane cyane ko ku ishuri niba hari ahantu ushobora kumenyera ibintu bike ni ku ishuri yego sanga intuza bakoresha imfasha nyigisho baba bakoresha ku ishuri uyu mwaka ntibayapudetinze ugasanga kubyumva ugasanga mbese baracya ugiye ugasanga nk'ibintu byo nk'abantu biga politiki hacyakoreshwa amateoriza ya Hitler n'abande uri kubyumva barakiga Napoleon barakiga ibiki barakiga amatiriganya ubutwageze muri ekonomi barakiga intambara n'abaziteje turi mu by'ubukungu ariko bo baracyari muri racism yo muri nazi ki babyumvisha ubyumva so rero hari abana baba bazi ibyo bintu benshi na n'uyu munsi turabafite n'uyu munsi batigeze bajya mu izo Kristo batigeze bajya babahanga cyane areba ku kintu nk'aka umwana rero ni ugenda ugakora iyo systeme wabyumvise umuntu runaka umunsi kamaro runaka mu IT n'umunsi kamaro bashobora gutandukana ngewe niba ndi umu IT ubona akazi kamwe ati ngurire nkorera software noneho umuntu azajya azana undi iyo software y'imwembe 20 nazana undi muhembe 5 wabyumvise umu IT ntashobora bafite aricara iyo system akayikora bakamuha miliyoni 1 cyangwa miliyoni 2 nawe niko kazi akora mu IT ari mu bantu batagomba kurenganya nta kuko ntago azi system ugiye kuyikoresha ariko none ntashobora no kuyikora ariye yego nawe yagakora rake kugira ngo yibonere udufaranga kugakora rake ni twatunda abantu birwa bajoyininga rero ko kano kantu ngushyiramo ngo ukajya ngo nta kindi kintu ukora ngo uretse ngo task ebyiri ngo za buri munsi ngo zinuka ugakandaho wabyumvishe warize ngo ukandaho ngo bakaguhemba ari ugukandaho gusa hari abantu benshi bakiriye muri scam ndabashubura babimenya bakajyamo mbere no kuri bagakurama yabo
ubundi mwese akabarundamo amafaranga yanyu yose bakayamuhemba ko nabo abantu bari ba nyiri scam nabo baba bafite target iminsi runaka. aha iminsi runaka kavuga ati jewe nzavamo mezi 250 by'idolari byuzura abyumvishe none bagakomeza bagenda muri iyo scam mu biki ya 50 byuzuye banyirabaga ariko wa muntu wakujyanyemo burya niwe wakwibye yarabizi se abatangire chance yo baba babizi byumvise nuvuga iyo umuntu amaze gukora scam none hashaka abo bita ngo aba network reka barabangaja aba network bano baza kuvuga ati kano kantu ngamaze mu kwezi kuri historique umuhayita agashyiraho interest profit akamushyiraho amadolari 500 akaya uploading atari byo yakoze umuhayita akabimushyiraho ati 500 ku buryo akwereka konte ye ugasanga bamaze kuba amadolari 500 kandi akantu kasohotse uwo munsi. Ase Robe garuka gato Ruben utagiye kure musawo ku bantu badukurikiye n'abaturage bari hariya mu giturage sibyo nago bazi uko bari bubigenze musaza kandi nose ntubona ipayi gato kunyura kuri ipayi abantu bari kumayininga wabuzi ko hari abantu bari kubuzwa amahirwe nuko ibyo bintu byababayeho akavuga ngo ntago ndi bumayininge ibintu ni scam ibintu babinyibiyemo nibyo bateka mutwe. Nizere ko ari kumva iki kiganiro ndi kugerageza gusobanura sibyo noneho rero ibintu bifata igihe sibyo twaribwe abantu benshi baribwe ngiye kuva icyo gihe nta yindi nongeye kujyamo ko ngewe iyo umpaye link ya scam mbasha kuyibona hari akantu bita ninkavuga abantu bize cyber security barakaza ariko jana kujya muri Google kakandikamo bakita wayback machine nukuvuga ngo ngewe uyu my website niba koko icyo kintu uvuga ngo kimaze imyaka 5 gikora wabyumvishe njya muri icyo bita wayback machine nkandikamo iyo website niba ari imyaka 5 bakanzanira archives iyo myaka 5 wambwiye icyo yakoze cyose yego amakuru yayo yose ntago roshaka kumwanga ikintu ngo kimaze ngo ikintu kirakora ngo iki kintu ngo kimaze imyaka 5 wabyumvishe by the way biragoye ko scam yakora imyaka 5 ntago byakunda umwaka nawo ntugeramo amezi 6 umwaka ubwiba yarasansibirije ku buryo abantu binjira nk'abagura amasuka yo mu kwambere ku kibagura amasuka yo mu kwambere imvura biri kugwa abantu bagiye kubiba amasaka wabyumvishe ubwo rero ibi kintu koko kimaze imyaka 5 ahanini bajya kuri iyo website nanjye ndum designer ndum programmer sibyo biroroshye cyane kugenda ngahita nshyira ngo website ngo imaze imyaka 5 nkashyira amafaranga ngo ya finished 5 years ngo tumaze imyaka 5 ngo dukora ngo rero ngo dufite garanti nkahita mfata ibyangombwa biroroshye Photoshop iroroshye wabyumvishe ibya ISO ibyaki ibya United States biteho wabyumvishe biriho yakagoma biriho iki wabyumvishe nkabishyira muri system ariko ikoresheje ako kantu bita wayback machine ubona historic niwo umuntu akubeshya urabibona ko muri 2010 iyo website yari iriho cyangwa se website itari wabyumvishe ubwo ni kamwe mbakopeje ariko mfite utuntu twinshi ngiye nshobora kwifashisha nkagenzura website icyo rero nshaka kuvuga nta bandi bantu babiba n'abanyarwanda babiba ariko abahanini bibwa n'abantu bita network umuhayiti abarangije gukora software atabonye umuntu ujyamo software nta kintu yamukorera iramuhombera niyo mpamvu abanza kuba kanama kaba network bakabyemeranya ko kavuga ati wowe shyiramo babiri bakihangana amafaranga yabo yose bakayabaha n'inyungu babasezeranyije bakabikuza barangiza kubikuza kwanza ubikuza icyumweru warangije kubwira inshuti yawe muvandimwe utazavuga ngo ndakwanga iki atireka ngo akantu wabyumvishe akantu kakaba akantu buriya by the way iyo naneye kubitsa ibanga ukaribitsa umuntu iryo banga riba rigiye ryasohotse ibanga ubundi keretse ugize imana umuntu akaryibagira no scam igahita ikwirakwira gutyo ubwo rero umuhayita aba afite target ni 10,000 nzarya mu iyi scam iyo rero yagiye gufunga baba network aba yarabemereye pourcentage runaka bazanyemo ya community yose agahita afunga system mukabikuza ko bidakunda umwana agahita azinga laptop yakajya kajya Zanzibar ku kigo
kurya twa dufaranga. aha uzize iki? Nta kindi uzize ni uguhurura. Wowe umuntu arakubwira ngo tradinga ntushobora kugenda ngo wicare ubaze atari muri ibyo bintu bya trading n'ibiki. Ese koko bibaho ko umuntu ya trading irundi? Ese koko bibaho ko robo zi trading? Ese koko ubundi umuntu ushaka gutradingisha robo nanabisubiremo ajya kuri Binance. Binance habaho icyo bita robot trading, habaho icyo bita copy trading. Uri kubyumva? Ibyo byose ni ibintu ushaka gukora ukabikora muri platform ya Binance, sibyo? Noneho hajemo ikibazo, abantu babwira ngo Binance ngo yanga ibyo bintu nabyo ngo bashyiraga amafaranga kuri Binance niyo batwibiye. Bro, rwose soreza kuri icyo kintu cya Binance. Icyo kintu cya Binance sobanurira abantu ukuntu kuri Binance abantu bahabibiye. Mbivuge misubiremo nanjye sinkubeshye. Naragiye hara mu mujyi muri inyubako iraho ntuza yahoze like Ecole Beige. Yego ndayibona. Mageze ari umumama ngiye kwareba inshuti yanjye. Nsanga ngo yamaze kwishyura $20,000 ntabwo ari $20,000 ni $20. Noneho izo $20 yamaze kwishyura bema aramushyira muri system. Ni nabwo bwa mbere nafunguje Binance. Umuntu aranyigisha nibyo nashatse kukubwira. Ntabwo ari ikibazo cy'abaturage n'ubuturage n'ubuswa kugira ngo n'abankurikiye babyumve. Ni ikibazo cy'umuntu gukomveka kugira ngo akwinjize muri ibyo bintu. Nakubwiye ngo aba network bararokiritwa. Nicyo ngiye gukora rero. Uwo mudamu yarankonvenze ashobora no kuba ari kunyumva. Nanjye nakubisemo $20,000 nayo nzifite uwo mwanya. Tuvugana n'umu merchant ayadushyiriraho yaduha USDT tuyakubitaho. Tumaze kudipostinga ajyaho mbona muri banke yanjye arimo, muri account yanjye amafaranga arimo. Maze kubona amafaranga muri account batiyohereza oya, ahubwo mudamu yadubwiye ngo ukuntu tuzaducuruza ngo ayungutse ngo uri saha ngo mu gitondo ngo ngurangura gutya ngo gacuruza gutya. Arabinyereka. Bwa bwenge bwanjye bw'ubucuca buhindura amazi buswa burundu. Ibyo ndabyumva nangira kubikora. Ku munsi wa gatatu bwakeye systeme ntayiriho. Byereje muri Binance byo gucuruza niki. Ariko ikintu cyantangaje ejo bundi mfungura Binance iya email na niyo negarutse. Urabyibuka ko ari byo nafunguye icyo ibyo byagarutse. Niho nayumvuze ngo usoreze kuri iki kintu. Kuko icyo gihe bwarakeye tumarire ngo byanze ngo ahantu hose ngo byanze ngo ariko ngo bari kubikora ngo biraza gusubiraho. Haciye iminsi ngahe ngo badusabye ngo gushyiramo izindi 10,000 ngo ni $10 ngo kugira ngo bari soaringe niba ari iki. Kuva ubwo narahamutse. Nimurenganya abantu rero abo mubafashe kumenya. Niyo mpamvu nicaye imbere y'iyi kamera. Ni gute umuntu yibirwa kuri Binance? Abyumvise? Nicyo nari ntegereje. Umuntu yibirwa kuri Binance nyine. Yes. Binance narabivuze ni crypto wallet, ni bank. Okay. Amafaranga ari kuri bank nta najya. Okay. Binance wabyumvishe? Binance ni kimwe nkuko yabari nubwo nta kintu rado ni nkuko yabari Ecobank. Wabyumvishe? Yego. Gusa Ecobank iri physical ubasha kuyireba ukajyana amafaranga ukayashyiraho ukamenya ngo yashyizeho. Mu gihe Binance iri virtual amafaranga uyashyira kuri Binance. Rero amafaranga agiye kuri Binance ndisubiremo nta najya ahubwo dore ukuntu byagiye bigenda. Niba reka nkubwire urugero nkubwiye ni hano hari projet urainvestisamo reka nanga urugero kubyigeze gutera by'inkoko. Waragenda kugajyana inkoko ugafata amafaranga ukavuga ati izi nkoko ngiye ngo yari projet y'inkoko ngo ukinvestisamo miliyoni. Waragendaga amafaranga ukadepositinga kuri iyo projet y'inkoko muri Equity sinibuka banki yari. Amafaranga wamara kuyashyiraho wa muntu akagenda akayabikura. Ikibazo kimwe. Banki niyo yakwibye cyangwa nyiri inkoko niyo wakwibye. Nyiri ya network marketing y'inkoko. Yari umunyanigeria sinzi niba utabizi. Ndago mbyibuka. Yari umunyanigeria iyo projet ndayiza abantu abadukurikiye barayiza. Bivuze ngo Binance ni bank, sibyo? Iyi nta hantu na hamwe umuntu yigeze ajya ngo asanga ari gukoresha Binance. Habaga hari aga software ukurikiraniramo ngo ibya trading ko byagenze. Ego. Bakakwereka ngo aka software ngo hano ngureberamo ngo yakoreye ku munsi, wano ukareberamo ngo wagize gute. Ndabyibuka. Aha ako ga software niko navuze ko bakakozwe n'abantu bo mu ba IT.
noneho ya mafaranga baguha icyo bita wallet ya Binance bakakwereka ngo ayo mafaranga kugira ngo invest se ngo urayohereza ngo kuri wallet muri kaga software ya wallet aba ari konte ya wa muskama muri Binance. Wabyumvise ugahita ufata ya za $20 wafite kuri Binance ukagita wemvestisa muri kaga platform ukagivuga ngo amafaranga ngo yawari kuri Binance kandi ko kuranyibukije harako kaginga nibuka izina cha ndabatsetse harako kaginga nibuka izina wabyumvise noneho barakubwira ngo okay noneho ngo umaze kugira amafaranga kuri Binance baba bizi ko ari kuri konte batayabona kuko iyo ikuzaranje gushyira amafaranga kuri Binance ye nta handi hantu ashobora kujya abari kuri Binance noneho bakakubwira ngo akaga platform ngo kakungukira ngo urakura ya mafaranga ngo umaze gushyira kuri Binance impamvu bagutegeka Binance ni ukubera yuko leta idashobora kujyamo ngo ivuge ngo iyi transaction yavaga ikajya ari equity wabikurikira babyumvise noneho ugahita ufata za $20 ukohereza kuri kaga platform kaka website ka STT cyangwa iki STT ni iheruka wabyumvise ugafata twa $20 wabyumvise ukatwohereza kuri kaga platform kazajya kagufasha kumanaginga ngo uko trading igenda ngo hariya ngo ni 3% nimugoroba bakayashyiraho niba ari $100 bagashyiraho $100 angahe 3 wabyumvise buri mugoroba ugahora ariko ikintu wirangajije nuko ugikura amafaranga kuri Binance yohereza kwa ga platform aho ga platform kaguhaye wallet address ya Binance bityo yohereje itava kuri Binance agahita ajya kuri wallet ya wa muskama amafaranga ubu yabuze deja icyo gihe ni Binance kwibye ndatashye cyangwa ni umuskama ikiganiro ndakirangije ni kimwe rero nibyo nshaka kukwibira kure kwitukakira amafaranga kure kuti nkagena nkayafata nese kuti ni kwibye je naguhaye konti ariko kwita imenyo wayabikuje ni itandukanye na Binance kuko equity nyine ifite control ziri physique imenyo wayabikuje ariko hano wabyumvishe umwanzuro ufashe ugomba kuwufasha ubizi neza niyo mpamvu tubwira abantu ngo babige nuko bana okay wabyumvishe umuntu agafata amafaranga akagira gute akayatransferinga none gahunda yamara kuyatransferinga kuri ya Binance akagerwa acungira none kuri kaga platform agacunga kumba amafaranga kuri Binance yagiye kera wabyumvishe kuko ntihaciye kabirega kaga platform kahise kava warebye kuri Binance yasangaho wapi wari warangije kuyohereza muri investissement kuri wallet banyereka kuri konte yanjye kuri konte kuri ako ga platform amafaranga wayabonagaho ariko kuri Binance nta yabagari nuvanga iyo mba mbizi nkajya kuri Binance ntawe nari gusangamo muri account yanjye cyane kwa ko warangije kuyohereza kwa ako ga platform ago kaba kariho wallet y'umuskam upestinga muri Binance ukohereza kwa ako kanuza bityo amafaranga kabuya kuri konte yawe ya Binance kabuyereje ku yindi konte y'undi muntu muri Binance wake up abyumva reka mbyuke umva abantu bariga gute man noneho rero bityo amafaranga bakayakwiba gutyo noneho ubu ngubu rero wereka umuntu pay wakwereka umuntu ati ibyo ati nanjye ibyo nari ndimo birimo Binance baranyibye ni kimwe n'abandi bibyarime equity n'abandi bibyarime ko bank wabyumvise bro hari abantu bibyarime izindi bank ariko ntabwo ari bank yakwibye wibye n'uwakwibye umuskama niwe wakwibye sawa wabyumvise ubwo urujijo rushire rwose abirwa babyita scam niwo donc wibwe n'uwo muntu wakubwiye ngo jyamo nuba warakwibye impamvu akwiba nawe wenda yakwibye mu buryo atazi nawe ntiyarabizi bamubwiye ngo vayujyemo nabo bajyamo birangira rero ukwiba kubaye isheni cyo navuga rero sohoza iki kiganiro harakoze cyane uzabwiriza ubutaha